Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amazina yanjye ni umuvandimwe wanyu Pastor Clement, ndagarutse kuri Aje n'Ingoga TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Haraciyemo iminsi nk'ibiri tutaganira, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo anshoboje ko nongera kugaruka kuri iyi televiziyo kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi byose byadufasha mu rugendo turi kujyamo kujya mu bwami bwo mu ijuru. Uyu munsi nk'uko twabiganiriye ubushize, ngarutse kugira ngo twinjire muri cya kiganiro cyacu gishyashya, ikiganiro kizajya kinyura hano kuri Aje n'Ingoga TV, ikiganiro cyitwa utuntu n'utundi. Ni ikiganiro tuzajya tuganira mu nguni zitandukanye z'ubuzima bw'abakristo, ni ikiganiro tuzajya tuganira mu nguni zitandukanye z'ubuzima bw'abantu b'Imana, ni ikiganiro kizajya tuganiraho ibintu bitandukanye bw'imibereho turi kunyuramo cyangwa se turimo muri iyi minsi, igihe turindiriye kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero mbere yuko tugira byinshi tuvugira imbere y'Imana, reka dufate umwanya wo gusenga, mbasaba kugira ngo mukore subscribe, mukore share, mukore like, ndetse mwandike na comment z'ibintu tuzaba tugenda tuganiraho. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Reka rero dusabe buri wese kugira ngo ukore like, ukore sabone, ukore share, kandi ujye uduha na comment kugira ngo dushyigikire muri uru rwego rw'ivugabutumwa, kuko system turimo turakoresha kugira ngo abantu bagere ku babe babasha kumva ibiganiro byacu iravunanye cyane. Ariko umunsi wakoze subscribe, umunsi wakoze like, umunsi wakoze comment, ikiganiro tukigishyira kuri Aje n'Ingoga TV, uzajya uhita ugira gute, kizajya gihita kikugeraho. Mumbabarire, urabizi ko maze iminsi nameze neza, ariko nababwiye ko imbaraga nk'iz'umubiri zitatuma tudakora, ahubwo uburyo tuzajya twitwara mu kiganiro, nimujye mubona hari ibitameze neza mujye mwihangana, kubera ko umubiri ni gutyo uba wadutwaye. Rero reka tubanze dusengere ikiganiro, dusengere ijambo ry'Imana, dusengere ibyo tugiye kuganira byose kugira ngo bize kuza biyobowe n'Umwuka Wera, kandi bize kudufasha, bigire aho bidukura ndetse n'aho bidutwara bitujyana. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, turagushimira, turaguhimbaje ko wabanye natwe, baturinze, watwongereye umunsi wo kubaho kuri uyu munsi tariki ya 30 z'ukwezi kwa kane 2024. weshe icyubahiro, reka izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe. Turagusabye Data wa twese kugira ngo ikiganiro tugiye kuganira hano kuri Aje n'Ingoga TV uze kuyobora, Mwuka Wera aze kuganza muri cyo. Turakwinginze kandi ngo bize kugira abo bifasha, ko tuzi neza ko hari benshi bakeneye kumva amagambo ava mu kanwa kacu, ibyo wadushyize mu mvamutima zacu. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo utubere maso kandi utugenderere, uduhe ibyo twabwira ubwoko bwawe, byatuma imitima yururuka, ko hari abarushye n'abaremerewe, ariko tuzi neza ko nawe ukwiriye kubatabara ndetse no kubaruhura. Turakwinginze kugira ngo utugenge muri byose, duhagaritse n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu, duhagaritse ibitavuga Imana n'ibyaturogoya byose muri uyu mwanya. Nituza gusoza turi bazima, turashima izina ryawe. Turakwinginze kugira ngo utuyobore kandi utube hafi muri byose, ni mu izina rya Yesu cy'amajoro akoze kubyumvishe, amen. Ndatangira mbasuhuza nk'uko bisanzwe, ndasuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bisanzwe, kubera ko umunyarwanda yaciye umugani ngo ijya guhisha ihera ku rugo. Ntabwo ndasuhuza abari hirya y'umupaka, nari nasuhuza abari mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko ndasuhuza inshuti zacu zidukurikirana, zidukunda, zidahwema kutugaragariza urukundo, ziri mu karere ka Rubavu, hari iziri mu karere ka Rulindo, hari iziri mu karere ka Nyagatare, abavandimwe bari mu ntara y'Iburengerazuba mu generale, bari mu ntara y'Amajyepfo muri rusange, abari mu ntara y'Amajyaruguru, mwese ndabasuhuje, ndetse bari mu ntara y'Iburasirazuba, hari n'abandi bavandimwe bari mu mujyi wa Kigali. Izo zose ni inshuti, abo bose ni abavandimwe. Ni ukuri Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Dusuhuje n'abandi rero bari hirya y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Ntago njya mvuga abantu ndahereye ku baturanyi bari hano hafi cyane yanjye, mu birometero bitarenze 3 cyangwa se 4 bya Hondi, hano mu gihugu cya Kongo. Rero ndasabira abantu mwese mukunda Imana, mukunda abantu, kugira ngo mufate akanya ko gusengera abaturanyi bari mu gihugu cya Kongo. Murabizi biri kuberaho muri iyi minsi. Rero benshi bakora umurimo nk'uwo dukora, umurimo w'ivugabutumwa, abashumba, abapasitori, abaririmbyi, abadiyakoni, mbese ntabwo umurimo uri gukoreka nk'uko bikwiriye. Hakagombye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo hari kwamamara inkuru mbi z'abavuye mu mubiri, inkuru mbi z'abahuye n'ibyago, inkuru mbi z'abahuye n'amakuba, ariko tuzi neza ko Imana iri hejuru ya byose. Rero Uwiteka akomeze kubishimira, kandi Uwiteka akomeze kubagira neza. Mukomeze mufate igihe cyo kubasengera, kuko nabo ni abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero bavandimwe, urumva ko ntabwo byoroshye, abantu bari mu mage, abantu bari mu makuba, abantu bari mu ngorane, iyo abantu bari mu gahinda, urumva ntabwo ari ibintu byoroshye, aba ari ibibazo bikomeye. Niyo mpamvu baba bakeneye amasengesho, mubatwarire amasengesho muri hose, kubera ko nkunda kubivuga cyane, iyo umuturanyi afite ikibazo, byanga bikunda ikibazo umuturanyi wawe afite, nawe kikugiraho ingaruka.
wabyemera utabyemera, umuturanyi wawe niba afite ikibazo, byanga bikunda nawe ingaruka z'ikibazo afite zigomba kugeraho. Tanto umwana wawe ashobora kubwirwa kubera ko umuturanyi afite ikibazo kandi yagombye gusimbukiraho akarya kubera ko haba hari imidugararo. Tanto umwana wawe agomba kugeraho agasanga bafite agahinda cyangwa bafite umujinya, wenda babandi kubera ko bari mu bibazo, rwa rugo rw'umuturanyi wawe ruri mu bibazo bakaba bakubitira umwana, mbese ntabwo biba bimeze neza. Niyo mpamvu dusaba kugira ngo abaturanyi bacu bose, ibihugu duturanye byose bibe mu mudendezo, bibemo amahoro, kugira ngo tubashe natwe kubaho dutekanye, kuko umuturanyi iyo afite umwana uri kurira byanga bikunda urusaku nawe rukugeraho. Rero Yesu aduhane umugisha kandi Imana idushoboze, izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ndagarutse no muri cya kiganiro nabasezeranyije, ikiganiro cyitwa utuntu n'utundi cyangwa se departement y'utuntu n'utundi. Uyu munsi wa none turi buze kuganira ku ubuzima bwacu. Ndibuze kuganira tubayeho dute, abakristo babayeho gute, abana b'Imana babayeho gute muri iyi minsi. Ese wowe aho uri ubayeho gute? Niba uri umukristo wubaha Imana, njye nkunda kugaruka ku bakristo cyane kubera niyo departement ndimo, niyo departement mfiteho amakuru menshi, niyo departement mbonamo byinshi. Niyo mpamvu nkunda kwibanda ku bakristo cyangwa se ku bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, cyangwa se bari muri process zo kugira ngo binjire cyangwa se bakore umurimo w'Imana. Uyu munsi wa none rero murabizi turi mu mwaka wa 2024, aho tuvuye muri COVID-19 muri 2021 na kabiri, aho byari bitoroshye. 2020 niho yatangiye. Twahuye n'ibintu byinshi bitandukanye, duhura n'amakuba atandukanye, duhura n'ubukene butandukanye. Noneho mu karere ka Rubavu hikubitaho ya sebe asenya amazu, imaze gusenya amazu yica abantu. Mbibutse ko wenda ntabwo mwari mubizi, hapfuye buri umukristo wanjye umwe wari umudamu wapfuye agasiga cyangwa se agasiga akana k'amezi 6. Uriya mudamu yari umukristo wanjye, yarimbaga muri korali yo mu itorero nyoboye, ariko Imana irabyemerera musarura kubera ko ntabwo twayisiga cyangwa se ngo tuyibuze ngo wikore ibi, kubera ko ikora uko ishaka, kubera ko ni Imana yo kwizerwa. Ibyo byose tubinyuramo, twahuye n'imitingito, ngira ngo mwarabyumvishe, ariko ibyo byose byatambutse kwari ukugira ngo Imana ikangure abantu bayo, kwari ukugira ngo Imana ikangure abantu bayo, kwari ukugira ngo Imana ibwire abantu bayo be kurangara, kubera ko hari uburangazi bwinshi bugiye butandukanye. Ariko ikibabaje kiriho giteye n'ubwoba kandi kigatera n'agahinda, ni uko ibyo byose byatambutse ku banyarwanda cyangwa se ku isi muri rusange, cyangwa se muri Afurika muri rusange. Ibyinshi twagiye tubihuriraho, ariko ni uko usanga n'ubundi ntacyo byagiye bimara, ntacyo byagiye bikora ku buzima bw'abantu. Imana hari igihe ikora ibintu kugira ngo ikangure imitima y'abana bayo, ariko uyu munsi igihe turimo gikomeye, ntabwo abantu bashaka gukanguka, nta nubwo abantu bashaka kumva umuburo w'Imana, nta nubwo abantu bashaka kubona ibiri kubaho, nta nubwo abantu bashaka kumva ibiri kubaho, nta nubwo abantu bashaka gutekereza ku biri kubaho. Ibyo ni ikibazo gikomeye gishobora kuzakuviramo ibibazo cyangwa ingorane mu gihe kimwe cyangwa se ikindi. Ariko mwebwe bene data, mukurikira ijambo ry'Imana, mukurikira iminsi ya nyuma turimo, muba muri maso, ndagira ngo murusheho gukanguka kandi murusheho kwegera Kristo, kandi murusheho gusaba imbaraga z'Umwuka Wera, kuko ibihe turi kwinjiramo ni ibihe bigoranye. Uyu munsi rero turi buze kuganira ku buzima bw'abakristo. Maze iminsi ntembera cyangwa se nsura amatorero cyangwa se amadini, ariko kano kantu ngashyireho ubugororangingo, ntabwo ari amatorero ahubwo ni amadini, kubera ko itorero ni irya Kristo, kandi itorero riri mu ki? Itorero riri mu ibanga. Itorero riri mu ibanga, itorero ntago rigaragara n'aya maso tubonesha amaso y'umubiri. Abantu benshi rero kubera ibyo twakuriyemo, doctrine cyangwa se discipline twakuriyemo, batumenyereje ko amadini yose ibi byose tubona ari amatorero, noneho idini ryonyine rikaba irya Isilamu. Idini ni irya Isilamu, niba ari n'iry'abahamya simbizi, ahandi yose ngo ni amatorero. Rero itorero rya Kristo riri mu ibanga, naho ibi tubona ni amadini. Amadini afite imyemerere igiye itandukanye. Rero maze iminsi ndi gusura amadini atandukanye, ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye, ariko nasanze harimo ikibazo gikomeye cyane, igikomereye abakristo, kandi noneho cyarangiza kigahindukira kigakomerera n'abandi batari bamenya Kristo.
ariko cyane cyane abo gikomereye kurusha abandi ni abakristo, kubera ko abakristo hari byinshi birinda abapagani bakora bakaba babasha kubaho, hari byinshi abakristo batemerewe cyangwa se bagendera kure abapagani bakora bakabasha kubaho. Rero nsanga ubuzima bw'abakristo bubaha Imana buri mu kaga ku rwego rwo hejuru. Ati buri mu kaga gute? Abakristo muri iyi minsi, uyu munsi tugezemo, nibo bantu bishwe n'inzara, icyo ni icya mbere. Nibo bantu bambaye ubusa, bambaye nabi, icyo ni icya kabiri. Nibo bantu abana babo usanga kwiga bigoranye, icyo ni icya gatatu. Nibo bantu usanga baheze mu makode, icyo ni icya kane. Nibo bantu usanga bacuruza bikanga, icyo ni icya gatanu. Sinzi ikibazo gihari, maze iminsi ntekereza, nsanga twebwe nk'abakristo cyangwa abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru aricyo dukwiriye gukora. Tanto hari icyo dukwiriye gukora nk'abantu abayoborwa, ariko n'icyo ubuyobozi bwacu bw'igihugu cy'u Rwanda bukwiriye gukora. Ibyo tuzabigarukaho, izo erigima zombi, yaba ku zijyanye na popularite cyangwa se n'abaturage, yaba n'ikijyanye n'abayobozi, icyo tuzakigarukaho. Noneho nsanga ubukene bwamaze kuba karande ku bakristo. Nsanga ubukene nibwo buteye imbere, navuga niba navuga gutera imbere, niba navuga kuganza ku bantu bubaha Imana. Ariko noneho nkoze analysis cyangwa se analyse, nsanga hari abakristo babayeho mu buzima bubi, babayeho mu buzima bukakaye, babayeho mu buzima bugoranye, ariko bigizwemo uruhare n'abashumba, bigizwemo uruhare n'abapastori, bigizwemo uruhare n'ababayoboye. Uti gute? Nasanze abashumba bamwe na bamwe, ntabwo ari bose please, abashumba bamwe na bamwe bashishikariza abakristo babo gusenga cyane kandi gusenga kenshi, bakababwira ko gusenga kenshi no gusenga cyane ari byo bizatuma Imana ibagirira neza. Mbibutse ko ijambo abapasitori bavuze cyangwa se abashumba bavuze ryumvirwa cyane 98% kuruta uko abayobozi ba leta bavuga. Ni ukuvuga ngo ibyo abapasitori bavuga, ibyo abayoboye amadini bavuga, byakumvuga cyane gusumbya ibyo abayobozi ba guverinoma y'u Rwanda yacu bashobora kuvuga. Ibyo ni ibintu twese tuziranyeho. Ni ukuvuga abashumba bumvirwa cyane gusumbya abayobozi b'igihugu. Abapasitori bumvirwa cyane gusumbya abayobozi basanzwe bo muri leta. Mboneyeho no gusuhuza cyane umuyobozi w'umurenge wacu, umurenge wa Rugerero, umwe mu bayobozi bo mu karere ka Rubavu rwose, w'umuhanga, umuyobozi nakunze, umuyobozi mbese w'intangarugero, w'icyitegererezo, umuyobozi ukunda abaturage, umuyobozi ukunda abanyarwanda, umuyobozi wifuriza ibyiza abatuye umurenge wa Rugerero by'umwihariko, akarere ka Rubavu by'umwihariko, ndetse n'igihugu cyose muri rusange. Kandi mbese bavandimwe mudukurikirana kuri Ageni Ngoga TV, uwo muyobozi ndamubatuye. Ni umwana mwiza cyane, wumva kandi urajwe inshinga n'imibereho myiza y'abaturage, yaba abakristo ndetse n'abandi batari bakristo, Kristo umwami n'umukiza. Rero ahari ndamusuhuje cyane, mwene data executive w'umurenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu. Imana mu ijuru iguhe kandi wumve ngo turagusengera kandi ukomerezaho. Ibyo urimo urakora ni byiza kandi twifuza ko n'abandi bakwigiraho. Rero Imana mu ijuru iguhe umugisha. Dukomeze. Rero nkasanga hari abapasitori bamwe cyangwa se abashumba bamwe bahereza agaciro gusenga cyane ndetse no gusenga kenshi gusumbya ibindi bintu byose. Ugasanga ikintu bashishikariza abakristo ni amasengesho menshi. Kuwa mbere basenze, kuwa kabiri tujye gusenga, kuwa gatatu amasengesho ya korali, kuwa kane amasengesho y'umudugudu, kuwa gatanu amasengesho ni repetisiyo, kuwa gatandatu
ni ugukora isuku ku rusengero. Ku cyumweru ni amateraniro asanzwe, ugasanga kuva ku wa mbere depuis lundi jusqu'à dimanche umuntu ari muki, ari muri gahunda zo gusenga cyangwa se gahunda zo ku rusengero. Bashumba bavandimwe, praise, niba mukeneye ko abantu muyoboye baba mu buzima bwiza, baba mu buzima bunejeje Imana, kandi bakaba mu buzima namwe bubanejeje, praise, icyo kintu cyo gushishikariza abantu gusenga nibyo ntabwo mbirwanyije, ariko nibura dusenge muri gahunda, dusenge ariko tugire gute, ariko dukore, tugire n'igihe cyo gusenga ariko tugire n'igihe cyo gire gute, tugire n'igihe cyo gukora. Naho gusengesha abakristo kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere badakora, badashaka ibitunga umubiri, praise, ni ikibazo gikomeye. Rero nasanze insengero nyinshi abashumba benshi barimo bakoresha abanyamasengesho, bakoresha abo bayoboye muri ubwo buryo, ugasanga umuntu aheze muri gahunda yo gusenga ngo Imana izabikora, aheze mu cyizere ngo Imana izabikora, ngo Imana izantabara, ngo Imana izandwanirira, aho kugira ngo akoreshe amaboko ye, ugasanga ni ibyo ngibyo yibereyemo. Uyu munsi yasengera ibunaka, ejo azasengera ibunaka, ejo bundi azasengera ibunaka, ejo bundi azasengera ibunaka, ariko wakwitegereza ugasanga niwe wambaye inkweto zirimo urudodo, niwe wambaye inkweto zirimo umushumi, niwe wambaye inkweto zirimo udutsinga, niwe wambaye inkweto zatobotse munsi, niwe wambaye ipantaro yacutse ku buryo no kubona isabune yo gufura usanga ari ikibazo. Praise, munyumve neza cyane bavandimwe tubana kuri Ajeni Ngoga TV, ibi bintu mubyumve neza cyane. Ntago nirengagije ko ubwo buzima bushobora kubaho igihe umuntu ari mu muhamagaro yahamagawemo n'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana tugira ngo Imana niyo ifunga kandi nayo ifungura, niyo ishyira hasi ndetse nayo ishyira hejuru. Ndabyemera ko hari igihe Imana igucisha muri ubwo buzima, ariko niba igucisha muri ubwo buzima hari mission uba ufite, ntabwo ariko twese tuyinyuramo. Kandi ikindi cya kabiri, nemera ko Imana hari imihamagaro y'abantu igira gute, ibitandukanye. Imihamagaro y'abantu iratandukanye. Hari uwo Imana ihamagara kugira ngo ayibere umuvugabutumwa wo kwamamaza ubutumwa bwiza kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, ndabyemera. Abo ngabo ari bagakwiriye kuba ari muri za nzego z'iki, za nzego z'abapasitori. Ariko si niba uri umuririmbyi, nibyo koko Imana yaraguhamagaye kugira ngo ujye usenga kuva ku wa mbere ugeze ku wundi wa mbere? Question mark. Niba uri umuvugabutumwa, Imana yaraguhamagaye ngo ujye uvuga ubutumwa kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ukwezi kugashira 365 uri muri ibyo ngibyo. Tuvuge se niba uri umudiyakoni, umuhamagaro wawe ni gutyo uteye. Birasabwa rero kugira ngo umuntu amenye umuhamagaro we ni uwuhe, kubera ko nzi neza ko umushumba ari we ushobora kugira izo responsibility, izo nshingano zo kwita ku mukumbi aragiye kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Ninjye mvuga ibi ngibi, praise, mujye mumenya ko nanjye ndi umushumba, ndi pasitoro, ndi umushumba nyoboye itorero, kandi itorero nyoboye reka ibyo tubiveho. Yesu ashimwe cyane. Rero niba pasitoro ari we ugomba kuba afura umurimo w'Imana agahera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, byumvikane ko hari icyo itorero rigomba kumufashamo mu buzima busanzwe bwo gutunga umuryango. Ni nayo mpamvu ndagusuje mwene data uri iyo hirya mu bihugu by'i Burayi, wigeze kumbwira ati ese pasitoro uzatuganirize ku icya 10, ikintu cyitwa 1/10, dushaka kugira ngo tuzakiganireho, nacyo ndaje tukigereho. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo umushumba, umutambyi akwiriye gutungwa n'ibyo mu nzu y'iki, mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu umutambyi akwiriye kuba bibamo iby'umwuka, hanyuma namwe mugahindukira mukamuha iki, mukamuha ibyo gutunga iki, umubiri. Ntabwo umushumba, ntabwo umutambyi, burya umutambyi ntabwo igihe afite inshingano zihoraho kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, akwiriye gutungwa na cya 10 mujya mugira gute, mujya mutanga. Twakomeje. Noneho ugasanga abantu baravuze ngo umuhamagaro wanjye Imana yaramamagaye inuma muri ubu buryo, ariko bakirengagiza ko abatubanjirije mwene data Pawulo igihe cyarageraga, ari umuvugabutumwa ngira ngo murabizi mu ntumwa za Kristo, igihe cyarageraga akajya kuboha. Bibiliya itubwira ngo iki? Iratubwira ngo
kwari ukugira ngo atabera abo bari gukorana umurimo cyangwa se babanye mu ivugabutumwa, babanye aho basengera, atababera igisitaza. Igihe cyarageraga rero akajya kuboha amahema, yamara kuboha amahema akajyana ku isoko, yamara kujyana ku isoko akagurisha, yamara kugurisha akabona amafaranga, yamara amafaranga akajya guhaha ibyo agize gute, ibyo akeneye. None we muvugabutumwa, we muririmbyi, we munyamasengesho, uhereye ku wa mbere uri gukora, pasitoro aragushutse, sinzi niba abikubwira abizi cyangwa niba yigiza nkana, ati Imana izatugirira neza, ariko kenshi usanga ari ubujiji. Ntabwo waba uri umuntu ufite mentalite iri normale ngo ujye kubwira umuntu ngo senga kuva ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru, ukwezi kurangira uri muri ibyo ngibyo, umujyana ibunaka, ngo Imana izakora ibitangaza. Nibyo koko ndabyemera, Imana ikora ibitangaza, ariko biratubwira ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. None mukristo muvandimwe, niba uri guhera ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere uri kujya gusenga, uzarya iki? Uzambara iki? Uzabaho gute? Abana bawe bazabaho gute? Ni ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo gusenga, dukwiriye gusenga, ariko tugasenga gute? Muri gahunda. Rero abantu batubwira ngo dusenge kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, twiberaho ubuzima bwo kwibera mu masengesho, ni byiza, ni ukuba mu mwanya, ariko ntabwo kuba mu mwanya Bibiliya ishaka cyangwa ijambo Yesu yatubwiye ari muri ubwo buryo. Il faut prier et travailler à la même fois. Ni ukuvuga ngo senga kandi ukore. Birashoboka. Wasenga uri no gukora. Wajya guhinga ugasenga, wajya gucuruza ugasenga. Ntabwo Imana yumva wa wundi wicaye hariya agahera ku wa mbere yicaye hariya, ngari kujya gushaka Imana, agahera ku wa mbere kujya ibunaka, ngari kujya gushaka Imana, nyamari wa wundi uri gukora no gusenga, abo bose Imana irabumva. Mu yandi magambo bivuze ngo iki? Usenze uri mu rusengero, n'undi agasenga yicaye muri botike, mwese mufite umutima iciye bugufi, nta n'umwe Imana itakumva. Rero bakristo bavandimwe, wikumvira amatwi akuyobya akubwira ngo senga Imana izakora ibitangaza, atakubwira gukora. Kubera ko nusenga nukore, ubuzima bwawe buzaba buri mu kaga. Bizarangira wibye, bizarangira Satani agushutse usambanye niba uri umukobwa, bizarangira aguteze udutego tw'amavuta ku bagabo, bizarangira aguteze agatelefone runaka, bizarangira aguteze, ugasanga ubuzima bwawe bugiye mu kaga. Kubera ko wabuze iki? Kubera ko wabuze ubwenge. Il faut que dukwiriye gusenga, tukagena iminsi yo gusenga. Il faut que dukwiriye no kugira gute? No gukora. Iyo umuntu abyutse mu gitondo agasenga, Imana iramwumva. Iyo agiye gukora, Imana iramwumva. Iyo ugiye kurya ugasenga, Imana irakumva. Iyo utashye ugeze imuhira ugashima Imana, Imana irakumva. Iyo ugiye kurya nimugoroba ugasenga, Imana ibikumva. Iyo ugiye kuryama ukiragiza Kristo, Imana ibikumva. Ntabwo Imana yo mu ijuru, imwe yaremye isi n'ijuru, ikora ibitangaza kubera ko wasenze, wakoze amasengesho yo kwikebagura. Imana ishimwe cyane. Imana yacu yo mu ijuru, iyo umuntu asenze afite umutima umenetse, umutima uciye bugufi, isengesho ryawe rirumvikana, rigatumbagira, rikamera nk'umubavu uhumura neza imbere yayo. Bibiliya itubwira ingero nyinshi cyane z'abantu basenze bo bahisha Imana, kandi Imana ikajya ibagirira neza. Bibiliya itubwira ingero nyinshi z'abantu basenze bakora, Imana ikajya ibahereza umugisha, igaha umugisha imirimo y'amaboko yabo. None niba Imana izahereza umugisha imirimo y'amaboko yawe, wowe uragira ngo umugisha uturuke hehe? Hari abantu bibwira ko umugisha uzaturuka mu ijuru, ukaza ukabagwaho umeze nk'ikimanuka, ngo niko Imana izabatabara. Yesu ashimwe cyane. Gerageza gusenga n'umutima uciye bugufi kandi ubikunze. Nyuma yo gusenga wongera no gushaka icyo ugira gute? No gushaka icyo ukora. Nasanze abo bantu rero bari mu matorero agiye atandukanye nasuye,
abenshi bishwa no kudakangurirwa cyangwa no kudashishikarizwa cyangwa no kuterekwa uburyo bakwiriye kubaho, yaba ubuzima bw'umwuka n'ubuzima bw'umubiri. Usanga bene aho ngaho iyo usohotse uri nk'umushyitsi, wenda bakubonyemo impano runaka cyangwa se imbaraga z'uburyo bw'umwuka runaka, bagusanga bakakwegera ati mushumba nsengere nsengere nsengere. ngo usengere iki se? Ati maze kabiri narya, ati abana reka ntiwareba, abana bambaye ubusa, ikode bansohoye, ibiki n'ibiki. Ugasanga ni ibibazo nk'ibyo ngibyo, kandi noneho wajya kwitegura ugasanga ni ibibazo biri muri rubanda nyamwinshi, utashobora kugira icyo ukemura ngo ube wagihaza muri abo bantu benshi bangana gutyo. Bene data rero, tugana ku musozi w'iki kiganiro, ndagira ngo mbasabe mufate gahunda mu rugendo rwanyu rw'agakiza. Mufate gahunda yo kuvuga ngo uyu munsi ni wo gusenga. Ndagira ngo ubwire ngo niba uri umukristo usanzwe, ufashe umunsi w'amasengesho yo kwiriza ubusa, ugafata n'umunsi wo ku cyumweru amateraniro asanzwe, ayo masengesho arahagije imbere yawe. Yaze yakiyongera kuri yandi usenga ubyutse, yaze yakiyongera kuri yandi usenga uryamye, yaze yakiyongera kuri yandi usenga ugiye kurya. Ayo ngayo ku mukristo usanzwe yagize gute? Yarahagije. Umuyobozi w'amasengesho, kubera ko aba akeneye gusura hirya no hino, ukwiriye gufata iminsi yo kujya gusura abavandimwe, ugafata iminsi yo gusenga iwanyu, ariko ugafata n'iminsi yo gukora. Umuyobozi w'itorero, pastor cyangwa se mwarimu, pastor akwiriye kwita ku nama buri munsi. Niba umuhamagaro wawe, please, ikintu cyumve neza pastor, umuhamagaro wawe niba ari uwo gukorera Imana, nta kindi bivanzemo. Hari abo Imana ibuza gukora imirimo runaka, ntimunyumve nabi bavandimwe. Hari abo Imana ihamagara ikavuga ati umurimo wawe ni uyu nguyu, kandi muri uwo murimo Imana igaca inzira zikubeshaho. Izo nzira ni izihe? Iguhuza n'abavandimwe bagufasha, iguhuza n'abavandimwe bafite uburyo bagenda bakudepana, iguhuza n'abakwishyurira inzu, iguhuza n'abakwishyurira abana, iguhuza n'abakugaburira, iguhuza n'abakwishyurira deplacement, ni urugero, bitewe n'ikigero Imana ikugejejeho. Nabyo ni process, ni urugendo. Ariko niba umuhamagaro wawe atari uwo gukorera Imana muri ubwo buryo, ni ukuvuga ngo iyo iguhamagaye kuyikorera furu, iguhereza n'iki? Iguhereza n'ibyo kugusapotinga. Ariko niba itaraguhamagaye kuyikorera kuva kwa mbere kugera ku wundi wa mbere, warangiza wowe ukishyiramo uwo muhamagaro atari wo yaguhamagariyemo, inzara izakurya, uzambara ubusa, agakoti kazaguciraho, igitenge kizagucikiraho, inkweto zizagucikiraho, uzakorwa n'isoni, uzamwara, kandi amaherezo na rya juru washakaga ntabwo uzarikandagiramo. Kubera iki? Uzapfana amaganya, uzapfana agahinda, uzapfana umubabaro. N'umunsi Kristo yazaze gutwara itorero, yasanga uri muri uwo mubabaro. Kubera iki? Wagiye mu muhamagaro utari uwawe. Manza umenye umuhamagaro wahamagariwe ngo ni uwuhe, numara kuwumenya uwugenderemo. Imana ntiguhamagara kuyikora umunsi ku munsi, izaguha ibigusapotinga wakagombye kujya gushaka wowe. Tanto uzabinyuza ku mudamu wawe akora, Imana imuhereza umugisha, cyangwa se binyuze no mu zindi nzira. Inzira za Kristo ni nyinshi cyane zatuma ubaho kandi neza. Ariko niba turi umuhamagaro uhamagara gukora Imana umunsi ku munsi, irifo ko ugomba gushaka icyo gukora, ugashaka akazi karatuma havamo ibitunga umubiri cyangwa ibitunga umuryango wawe. Benshi rero bahabiye muri izo nzira ku buryo utasobanukirwa no kutamenya. Aha kuri Ageni Ngoga TV rero tuje kugira ngo tubatandukanyirize, dusasanure imyumvire y'abantu, kugira ngo imyumvire yawe ureke kuyiyobya, ahubwo uyigendere mu murongo wa nyawo, kugira ngo Imana irusheho kukwishimira. Bakristo bavandimwe rero, ndagira ngo mufate igihe cyo kwegera Imana, mubanze musobanukirwe neza umuhamagaro wanyu ni uwuhe. Nimara kumenya umuhamagaro wanyu bari mugenderamo, niba Imana naguhamagaye kuyikorera umunsi ku munsi, ifite uburyo izagusapotinga. Ariko niba Imana naguhamagaye ukamwakira umwami n'umukiza kugira ngo umuririmbire, umuvugire ubutumwa bisanzwe, itaraguhamagaye kuyikorera umunsi ku munsi cyangwa kwiyamamaza umunsi ku munsi, fata igihe cyo gusenga, fata n'igihe cyo gukora, Imana izabana nawe. Ntago nemeranye n'abantu rero bicara bagategereza ngo Imana izakora ibitangaza, bakicara bakavuga ngo Imana izatugirira neza, bakicara bakavuga ngo Imana izahindura amateka. Nibyo koko igiye yahindura, ikiyahindura ku bitwaye cyangwa se ku bagendeye mu murongo no mu muhamagaro wabo. Rero Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagiriye neza,
kandi Imana ibiteho buri wese aho aherereye hose. Niba uri umukristo cyangwa utari umukristo, ndagira ngo iki kintu uze ugitekerezaho urebe ibyo ukora ni ibiki. Ese Imana izaguha umugisha inyuze he? Ese Imana izaguha umugisha iwucishije kuki? Ni iki urimo urakora cyatuma Imana yashyiraho umugisha kikazanzamura ubuzima bwawe cyangwa se imibereho yawe? Uwiteka duhana umugisha. Ndagira ngo mbibutse, ikiganiro cy'utuntu n'utundi kirimo ibintu byinshi cyane kandi byiza biri gukora ku buzima bw'abakristo, bikora ku buzima bw'abantu basenga n'abadasenga, bikora ku buzima bwo hanze muri iyi si turimo yo hanze. Tuzaba tuvuga ku bintu bitandukanye. Igice cya kabiri cy'ikiganiro nitugikomereza aha ngaha tugacumbura aha ngaha, tuzagaragaza n'imbogamizi nagiye nganira n'abantu bakagenda bambwira nk'umushumba, kandi nanjye nakoreye analize ngasanga nibyo, kugira ngo turebe icyo twakora kuri ibyo ngibyo. Rero mbashishikaza kugira ngo mukore subscribe, ukore sabone mu gifaransa niba ari ubwa mbere tubanye, nurangiza ukore like, kandi ikiganiro ujye ugisangiza n'abandi, kubera ko abakristo benshi baheze mu bujiji. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo ubwoko bwanjye burimbutse bitewe no kubura iki? No kubura ubwenge. Ubwoko bw'Imana buheze mu butindi, buheze mu bushomeri, buheze mu bukene, kubera kutamenya iki? Kutamenya ubwenge. Rero ikiganiro gisangiza abandi bakristo, gisangiza abandi banyamasengesho, abavandimwe hirya no hino, kugira ngo babashe gusobanukirwa no kumenya umuhamagaro wabo ni uwuhe, ni gute twabana n'Imana kandi tukabona mu buzima bwiza. Yesu abamugisha. Rero reka dusoze dusenga mu isengesho rigufiya, dusabira abantu b'Imana umugisha. Imana ibane natwe. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kandi turakuhimbaje ko wagize neza twabanye natwe, wakoranye natwe ibidasanzwe muri iki kiganiro, muri ijambo ryawe, muri ubu butumwa waduhaye kugira ngo tugeze kuboko mu kiganiro utuntu n'utundi. Shimwa kandi ukomeze guhabwa icyubahiro. Tukweretse buri wese umva kino kiganiro wari ugendera mu nzira nk'izo ngizo, yumva ko azasenga gusa Imana igakora ibitangaza atakoze, akaba agiye guhindurwa n'iri jambo. Mwami, umuhereze umugisha kandi umukomeze mu rugendo atangiye, kuko babashe kumenya ko akwiriye gusenga kandi akanakora kugira ngo Imana iboneho inyuza. Ndakwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo imyumvire nk'iyo ngiyo igendere kure yabo mu izina rya Yesu, bityo nibagira gahunda yo gukora, hagira gahunda yo kwiteza imbere, izina rye rizakomeza rishimwe kandi rikomeze rihabwe icyubahiro. Ntabwo twasohoka tutakweretse abababaye, abarwaye, abafite ibibazo, abashonje, ababuze uko babigenza, ababuze icyerekezo. Turakwinginze kugira ngo babere igisubizo kandi babere Imana muri byose, kuko tuzi neza ko nta cyakunaniye. Abarwaye ntibakire mu izina rya Yesu. Abarwaye umutwe, abarwaye mu nda, abarwaye amaguru, abarwaye umugongo, abarwaye abari ku bitaro, bari gufite randevu z'amaseta, abo bose ku isi yose turabakweretse kugira ngo ubagirire ibambe kandi basubize ubuzima buzima. Nubaha imbaraga bakubwira bakabyuka amahoro, bazakora bagushime kandi bongere bakoreke mu murimo wawe. Turakwinginze ubwiza n'urukundo n'icyubahiro bikomeze kubana natwe twese uyu munsi n'indi minsi yose, mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuri Imana ibyumvishe. Amen, amen, amen. Bavandimwe rero bakristo, turabasezeye kugira ngo aho muri hose ikiganiro nikikugeraho ukamara kucyumva, ucyohereza undi wumvishe cyafasha, cyangwa se cyakora muri ubwo bubata. Ahasigaye noneho ukore subscribe kugira ngo udushyikire muri iri vugabutumwa, kandi gukora subscribe ni ubuntu, kwandika comment mu kiganiro ni ubuntu, ni ubusa rwose. Ahasigaye nayo Imana ikagushyigikira mu badufashije muri iri vugabutumwa. Uwiteka abahe umugisha kandi abahe amahoro. Bye bye, turi kumwe umusibe ejo. Yesu atugire neza mu izina rya Yesu. Amen.